haleluya. Kwirimbisha kw'imbere mu mutima. Turaza gusoma magambo ari hano Petero wa mbere bice 3 umurongo wa 4 umurongo umwe gusa. Ngo ndimo nabwira abatareba hano na Petero wa mbere nanone ibice cya mbere umurongo wa 13 tugeze ku wa 16. Dusome Petero wa mbere nanone bice 2 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Aya niyo magambo Imana yashyize ku mutima wanjye tugiye gusangira cyangwa kuganira, ariko ntabwo nshaka ko biba ikiganiro ibintu bibaye ikiganiro bisa naho bisigaye aho ngaho. Ubwo reka tubyakire nk'ibyo kurya cyangwa nk'ibifite akamaro Imana yashyize ku mutima wanjye, kandi Imana yifuje ko uyu munsi tubigabana tubisangira. Reka dusome ijambo ry'Imana. Petero wa mbere bice 3 umurongo wa 4 aravuga ngo ahubwo ube icyitegererezo, ube uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Imana ishimwe. Yesu nashimwe cyane. Ndaza kuza gusoma buhoro, muze kuza gusoma, niyo mpamvu tuba twabishyize hariya. Abatahareba muraza kuza gufata Bibiliya kugira ngo tugendane. Aya ni amagambo umukozi w'Imana Petero cyangwa umushumba yanditse. Iyo usomye kino gice cya 3 twahereye ku murongo wa 4, ariko iyo uhereye ku murongo wa mbere yabaye nk'umuntu wandikira abadamu cyangwa abagore. Yandikiye abagore arababwira ngo umurimo wanyu ntukabe uw'inyuma gusa, ube kuboha cyangwa gukanisha cyangwa kwambara imyambaro myiza. Aravuga ngo ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimo utangirika umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Haleluya. Iyo tugiye mu buryo bw'umwuka, itorero rishushanya umugore, siko biri? Itorero rigaragara k'umugore kuko turi abageni ba Kristo. Haleluya. Turi abageni ba Kristo, bivuga ngo turi abagore ba Kristo. N'abandi umugabo mu buryo bw'umwuka, Kristo yanyweye amaraso y'igiciro. Bivuga rero ngo ni umudamu, mu bundi buryo ni umudamu, mu bundi buryo ni umudamu. Nubwo uri umudamu, ariko iyo tugeze mu buryo bw'umwuka uba umudamu, urakomeza ukaba umudamu. Iyo uri umugabo urakomeza ukaba umugabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka rero kuvuga kwirimbisha nk'abageni ba Kristo, kwirimbisha nk'itorero rya Kristo, itorero ryirimbishije, itorero rizi kurimba neza mu buryo bw'umwuka, itorero rizi kubaka neza mu buryo bwo kwirimbisha mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Amen. Twese tujya twirimbisha, buri muntu wese aririmbisha. Iyo bigeze mu badamu bo bibagahebutse. Niba hari abantu bazi kwirimbisha neza ni abadamu. Buriya abagabo ni bihoro, harimo n'abagabo nabo bazi kwirimbisha ariko gace. Ariko abadamu ni abantu bamenya kwirimbisha neza, ni abantu bamenya kwita ku mubiri wabo cyane. Nubwo natwe abagabo tumenya kuwitaho, ariko cyane abadamu. Bivuga ngo twese
tujya twirimbisha, tukirimbisha umubiri w'inyuma. Haleluya. Twirimbisha uyu mubiri w'inyuma. Uyu mubiri w'inyuma ndavuga ngo ni igifuniko gifunitse imbere, gifunitse ubuzima bw'imbere cyangwa ubugingo bw'imbere. Rero akenshi twirimbisha ahangaha inyuma tukibagirwa imbere. Twirimbisha uyu mubiri w'inyuma tukirimbisha imbere, tukirengagiza imbere. Ariko Imana icyo ishaka, irashaka ko twirimbisha imbere, tubanze imbere ndani. Twebwe abantu tubanza inyuma, ariko siko biri. Imana icyo ishaka, irashaka ko tubanza imbere kugira ngo bize n'inyuma, ariko twabanje imbere. Haleluya. Imvugo y'Abanyarwanda turavuga ngo akuzuye umutima kajya gasesekara hehe? Ku munwa. Ni ukuvuga ngo ikintu iyo cyabanje imbere kijya gitunguka n'inyuma. Yesu nashimwe cyane. Nitwirimbisha imbere rero bizatunguka n'inyuma. Haleluya. 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 Petero rero yandikira itorero, arababwira ngo umurimo wanyu ntukabe uw'inyuma gusa, ahubwo ube uw'imbere, ube umurimo w'imbere. Munyumve neza. Haleluya. Haleluya. Ube umurimo w'imbere ndani, umurimo uwishwe utagaragara. Amen. Amen. Haleluya. Buriya hari abantu tubona hano mu ijambo ry'Imana, abantu tubona Bibiliya itangaho ingero nuko birimbishije imbere, umurimo wabo wabaye uw'imbere. Bamenye umurimo w'imbere ndani, bashatse ikintu kirimbisha imbere ndani, baharaniye ikintu kirimbisha imbere ndani. Yesu nashimwe cyane. Biko Imana tubizamure ibicyubahiro. Amen. Amen. Hari igihe twita inyuma gusa, tukita kuri umurimo w'inyuma gusa, tukawitaho cyane. Ntabwo tuba dutandukaniye n'abapagani, kuko n'abapagani birimbisha inyuma cyane, baharanira kwirimbisha inyuma cyane. Yesu nashimwe cyane. Baharanira kugira amazu meza, baharanira kugira amazu menshi, baharanira kugira ubutunzi bwinshi, baharanira kugira imyenda myinshi, baharanira ibintu byose, baharanira ubutunzi bwose bwa hano ku isi, barabuharanira. Natwe nubwo tubishaka, natwe nubwo tubiharanira, ariko itandukaniro ryacu nuko tubanza tukamenya kwirimbisha imbere. Amen. Amen. Mukristo w'umunyabwenge ni uwamenye kwirimbisha imbere. Haleluya. Haleluya. Nibutse amagambo amwe ari muri Bibiliya. Bibiliya ivuga ku bantu babiri, ivuga ku muntu wari umukene cyane, hakaba n'undi wari umutunzi ufite ibintu byinshi. Bivuga ngo uriya mutunzi yaririmbishije cyane, mu buryo bw'inyuma yaririmbishije cyane. Bibiliya ngo yambaraga imyenda y'umuhenge. Haleluya. Haleluya. Uyu mukene nawe ngo nta kintu yari afite cya hano ku isi, yari umukene, kandi ngo yabaga ku muryango w'umukire, atungwa n'ibyo umukire amuhaye. Ariko uyu mukene, icyo ashaka kuvuga, icyitonderwa cyane cy'uyu mukene, ngo yari yaririmbishije imbere cyane. Imbere he yari yarahatunganyije cyane, arahatunganya cyane. Haleluya. 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 Mu yandi magambo yari yarahakoreye cyane, nubwo nta
bifatika bya hano yari afite, ariko imbere mu mutima yari umutunzi, imbere mu mutima yari umukire, imbere mu mutima yari afite byose, imbere mu mutima yari akize, ngo aririmbisha imbere cyane. Undi nawe ngo yirimbisha inyuma, aharanira ubutunzi cyane. Ntabwo ushaka kuvuga ubutunzi ari bubi, ubutunzi ni bwiza cyane, turabukeneye, turabushaka, turabukunda, turabuharanira, tuburarira ku ijoro. Ni bwiza ubutunzi, ariko ni byiza cyane kwirimbisha imbere, tugaharanira bya bindi, ariko imbere twaraharimbishije, imbere twarahateguye, imbere twarahaharaniye, imbere twarahashatse, twaririmbishije. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Bakundwa, buriya n'ahandi hantu duhurira n'Imana, Imana tuyihurira nayo mu mutima wacu. Nta handi hantu Imana igira icyicaro, Imana igira icyicaro mu mutima wacu. Ntabwo Imana izagira icyicaro mu mazu yacu meza, ntabwo Imana izagira icyicaro mu butunzi bwacu gusa, ahubwo ahantu hambere Imana igira icyicaro no mu mitima yacu. Iyo twateguye mu mutima wacu, iyo twarimbishije umutima wacu, iyo twawurimbishije, Imana igize ikicara mu mutima wacu. Imana igize ikayobora amarangamutima yacu. Imana igize ikayobora ibyifuzo byacu. Imana igize ikayobora akanwa kacu. Imana igize ikayobora amagambo yacu. Imana igize ikayobora indirimbo zacu. Imana igize ikayobora ubuhamya bwacu. Imana iraza ikayobora, kubera yuko hari ahantu Imana yicaye, kandi Imana yicaye ahantu hatunganye. Imana yicaye ahantu harimbishijwe. Imana yicaye ahantu hadafite amafuti. Imana yicaye ahantu hadafite ibyaha. Imana yicaye ahantu hasukuye, hameze neza. Aravuga ngo umurimbo wayo umwe uri imbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Umurimbo wanyu uri imbere. Amen, amen, haleluya. Hari igihe dushaka kugaragaza imyenda myiza, hari igihe dushaka kugaragaza ikibuno kinini, hari igihe dushaka kugaragaza tayi nziza, hari igihe tugira ibyo dushaka kugaragaza, ariko ibyo ngibyo Imana ntibireba. Imana ireba umurimbo w'imbere. Reka mbabwire, buriya iki gihande cy'inyuma ni icya Satani. Amen, amen. Iki gihande cy'inyuma, iyi fesi y'inyuma mureba, iyi ni iya Satani. Ndabisobanura. Ariko imbere ndani naho Imana. Haleluya, 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 haleluya. Reka mbabwire impamvu mvuze ibi bintu. Impamvu mvuze ngo iyi fesi y'inyuma mubona ni iya Satani. Niba hari ikintu kiyemera cyane, ni iki gihande cy'inyuma. Haleluya, haleluya. Iki gihande cy'inyuma kijya gishukana cyane. Uyu mubiri w'inyuma niwo ndimo shaka kuvuga. Uyu mubiri w'inyuma ugishukana cyane. Uyu mubiri w'inyuma uryana cyane. Haleluya, haleluya. Niba hari ikintu kiyemera, ni uyu mubiri w'inyuma. Iby'inyuma nibyo bintu bijya byiyemera cyane. Yego. Kandi nibyo Satani akoresha cyane. Niyo mpamvu mvuga ngo uyu mubiri w'inyuma ni uwa Satani. Haleluya, 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 haleluya. Bamedine baravuze ngo Imana yacu naho itadukura muri iri tanura ry'umuriro, naho itadukuramo, ntabwo twashobora kuramya, ntabwo twashobora kuramya. Abantu birimbishije imbere, abantu batunganyije imbere, bashobora guhamya Imana yabo.
imbere, mwirimbisha imbere. Umuntu wirindishije imbere iby'inyuma bijya biza, iby'inyuma biraza. Umuntu wirindisha inyuma iby'inyuma bijya bishira, birashira. Ariko umuntu wirindishije imbere ibintu biraza. Haleluya, hey, haleluya. Twirimbishe, duharanire kwirimbisha imbere, imbere ndani ubiharanire, uvuge ngo nta kintu na kimwe cyambuza kwirimbisha imbere, nta kintu na kimwe cyatuma ntirimbisha mu mutima wanjye, nta kintu na kimwe cyatuma ntirimbisha. Haleluya, 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 haleluya. Twishime cyangwa mukanyumva, cyangwa mukanyumva. Petero aravuga ngo umurimo wanyu ntukabe inyuma gusa, ntukabe inyuma gusa, ahubwo uw'imbere uhishwe, umurimo utangirika, umurimo w'igiciro cyinshi. Niba hari ibintu by'igiciro n'ukwirimbisha imbere bakundwa. Amen, amen, amen. Buriya reka mbabwire, ari ukuntu tukibeshya tukavuga ngo ibintu by'igiciro cyinshi ni ibintu bihenze. Tuba twibeshya, ibintu by'igiciro cyinshi ni ibidashobora kugurwa, ibyo umuntu atashobora kugura. Biriya bintu ni iby'igiciro, biba ari iby'igiciro. None se ibintu byaba iby'igiciro ushobora gutanga amafaranga yanjye nkabigura? Ntabwo biba bihenze, burya ntabwo bihenze. Niyo mpamvu Petero yavuze ariya magambo, aravuga ngo umurimo wawe ube uw'imbere kandi ni uw'igiciro, ni igiciro cyinshi. Amen. Buriya ikintu cy'igiciro cyose kirubahwa, kirubahwa kuko ntabwo buri wese akibona, buri wese ntagishyikira. Haleluya, haleluya. Niba hari ubutunzi ni ukwirimbisha imbere mu mutima. Haleluya. Ntabwo Bibiliya ivuga ariya magambo nuko ari ibintu by'igiciro cyinshi. Amen, amen. Twongere amen, twongere amen. Haleluya, amen. Mwami wa Yesu uri kabinitira, ungozi imbere inyuma, sidikangwa na Satani. Ungozi imbere inyuma, sidikangwa na Satani. Yeah.
kwigunga ubukene gupfusha, ariko ijambo ry'Imana rijya rimukomeza umutima. Haleluya, twongere haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, reka dusome Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 13 kugera kuri 16. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, abe ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga ikintu kiduhindura kugira ngo tube abera. Bibiliya yavuze hariya, ivuze amagambo menshi, dusomye amagambo menshi, ariko ijambo dushorezeho Bibiliya yavuze ngo mube abera nk'uko nanjye ndi uwera. Haleluya. Ntabwo dushobora kuba abera tutaragera kwirimbisha mu mitima yacu. Kwirimbisha k'umutima wacu niko kuduhindura abera, niko gutuma tuba abera. Uko umwami wacu ari uwera, iyo twirimbishije natwe biduhindura abera. Amen. Amen. Ubwo ni uburyo bumwe bwa mbere dushoboza kugira ngo dushobore guhinduka abera, nuko twirimbisha abakunda. Imana ifite agahinda gakomeye cyane. Amen. Kubera itorero ry'iki gihe hari ikintu ryirengagije, hari ikintu ryatakaje. Indangagaciro y'itorero ya mbere ni ukumenya kwirimbisha mu mutima wawe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ni ukumenya kwirimbisha mu mutima, nuko twirimbisha mu mutima. Iyo niyo ndangagaciro ya mbere y'itorero. Nubwo hari nyinshi, ariko imwe muri izo ngizo niyo ngiye yo kwirimbisha. Ndasaba abagabo birimbishe, mube abagabo birimbisha. Haleluya, 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 haleluya. Buriya uko dusukura uyu mubiri wacu, uko tumesa imyenda yacu, uko dufata tukiborosha, uko tugirira neza uyu mubiri w'inyuma, Imana irashaka ko tubigirira n'imbere mu mutima wacu kugira ngo dushobore kubabera. Amen. Amen. Twongere amen. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Niya dufite intambara. Pawulo yagize amagambo aravuga ngo dufite intambara, dufite amakuba, turarenganywa, turishwa. Aravuga ngo dufite amakuba impande zose. Muri iki gihe dufite intambara. Ndatekereza ko nayo niko yavuze. Iyo turi ku isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen.
ugiye kureba buri wese uri hano afite intambara arimo arwana nazo. Buri wese ukize aba afite intambara arwana, ukennye aba afite intambara arwana, uwize aba afite intambara arwana, utize aba afite intambara arwana, uwubatse aba afite intambara arwana, utubatse aba afite intambara arwana. Buri wese afite intambara ze arimo arwana. Hari ikintu kidushoboza n'abakristo ni ukwitunganya, tukarwana intambara twitunganya, tukarwana intambara twirimbisha imbere, tukarwana intambara twanga ikintu kitwanduza imbere. Amen, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Niba ndashaka gusoza ariko ndavuga ngo turwanire, duharanire kwirimbisha mu mitima yacu, duharanire kwirimbisha mu mitima yacu, duharanire wumve uharanira igihe cyose uhora wirimbisha. Umudamu ntakakubuze kwirimbisha, umwana ntakakubuze kwirimbisha, umugabo ntakakubuze kwirimbisha, umuturanyi ntakakubuze kwirimbisha, igice ntikakakubuze kwirimbisha, izuba ntirikakubuze kwirimbisha, indwara ntizikakubuze kwirimbisha, ntihakagira ikintu na kimwe kikubuza kwirimbisha. Niba hari umutego wa Satana wa mbere, ni uwo kutubuza kwirimbisha imbere ndani mu mutima wacu. Iyo nicyo kintu Satana akoresha cyane, kuko Satana azi neza nitwirimbisha imbere tuzababera, kandi nitubabera tuzabana n'uwera. Haleluya, haleluya. Ijuru nta muntu uzajyayo atari uwera. Ijuru ni iry'abera, ijuru ni iry'abantu bemera, ijuru ni iry'abantu birimbishije, ijuru ni iry'abantu bamenye kwirimbisha. Satana rero ajya aharanira kugira ngo tudashobora kwirimbisha. Amen, 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 amen. Ariko nshaka gusoza ariko mu bibi byakomeza neza. Ariko ndeba kabona umuntu yakubise amaherena hano, ntabwo ari bibi, si bibi utagira ngo ndabivuga ari bibi. Kubita amaherena hano, akubita imikufi hano, akambara agashati cyangwa agapira sinzi, kagakubitamo, kambara kajipo kagufiya wenda kageze hano. Biriya byose ni ukwirimbisha by'umubiri. Amen, haleluya. Ni ukwirimbisha by'umubiri, ni uburyo umuntu aba arimo aharanira kugira ngo ashobore kwirimbisha by'umubiri. Icyo ndimo nshaka kuvuga rero, ndashaka kuvuga ngo uko abantu baharanira, uko duharanira kwirimbisha umubiri, mureke tubiharanire kwirimbisha umutima. Tuvuge ngo mu mutima buriya, mu mutima dushyizemo icyabo cyiza mu mutima ntibyaryohera Imana. Mu mutima bishobotse ko dushyiramo ihena, wenda tukayishyira mu mutima, wenda nuko bitakunda, ariko ndimo ndashaka kuvuga ibintu biryohera umubiri byose. Ibiryohera umubiri mureka tubishake, tubishyire no mu mutima biryohera umutima. Haleluya, amen, amen. N'abana mwe rero mureke babwire, Yesu nashe, nimwirimbisha mu mutima muzatsinda umubiri, muzanesha umubiri, muzanesha amarangamutima, muzabitsinda.
nimwirimbisha, nimuharanira kwirimbisha imbere mu mutima ndani, kuko imigambi myiza yose iva mu mutima, imigambi mibi yose iva mu mutima. Nimuharanira kwirimbisha imbere, mugaharanira kwirimbisha mu mutima imbere ndani, uriya murimo uhishwe, uriya murimo utagaragarira amaso y'abantu ariko ugaragarira Imana, uriya umurimo ukomeye cyane w'Imana ishaka, nimubiharanira mukirimbisha muzashobora kunesha isi. Buriya ntabwo isi ineshwa n'ubutunzi, ntabwo isi ineshwa n'uko umuntu yize. Hari uburyo kwiga bishobora kunesha isi, hari uburyo ubutunzi bushobora kunesha isi, ariko iyo twagarutse mu by'agakiza, ikintu kinesha isi ni ukumenya gutunganya umutima wawe. Nta bantu birukana mu kazi se barize, nta basezererwa mu ngabo se barize, nta basezererwa muri polisi se barize, nta basezererwa mu bigo runaka barize, bafite amashuri barize, ariko hari ikintu kiba cyarabananiye. Haleluya, amen. Icyo nshaka kuvuga, nitunanirwa kwirimbisha imbere ndani, tuzatsindwa n'iby'umwuka. Ariko nitwirimbisha imbere umutima wacu, tuzashobora kugendera mu by'umwuka. Haleluya, 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 tugere haleluya, tugere haleluya. Bakundwa, ushobora kumenya kuririmba cyane, ariko iyo utazi kwirimbisha ni impfabusa. Ushobora kumenya kubwiriza cyane, ariko iyo utazi kwirimbisha ni impfabusa. Ushobora kuba igihanganye cyane, ariko iyo utazi kwirimbisha birasigara. Niba hari ikintu tuzamukana tukongera tukazamukana, nuko twatunganyije umutima wacu. Urumve neza, ikintu kitazasigara hano ku isi, ibindi byose bizasigara ku isi. Uyu mubiri uzasigara mu gitaka hasi, uzasigara hasi. Ubutunzi bwacu buzasigara hano ku isi, buzasigara. Ariko kuba twaratunganye mu mutima wacu, kuba twaratunganye tukarimbisha Imana mu mutima wacu, Imana ikicara ahantu haringe mu mutima wacu, ni ibintu tuzabana hano ku isi, ni ibintu tuzamanukana twanyuze mu rupfu, kandi ni ibintu tuzazukana tukajyana mu bwami bw'Imana. Reka mbabwire icyatumye Yesu ashobora isi. Icyatumye Yesu ashobora isi, Yesu yaje ku isi yambaye uyu mubiri, yari afite umubiri nk'uwanjye 100%, yari afite amarangamutima nk'ayanjye 100%. Ariko ikintu cyashoboye, cyatumye Yesu ashobora iyi si, ikintu cyatumye Yesu aba muri iyi si, akamanuka agaca mu rupfu, akamara iminsi 3, akongera akazuka, akazamuka akajya mu ijuru, nuko yashoboye kurinda umutima we. Amen, amen. Gusa amagambo akomeye ngira ngo haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbabwire igitangaza cya mbere ni ukurimbisha umutima wawe mukundwa. Icyo ni igitangaza cya mbere Imana ireba ikavuga ngo uyu muntu akoreye igitangaza gikomeye cyane. Ibindi bitangaza byose ni ubusa. Igitangaza cya mbere ni ukurinda umutima wawe. Rinda umutima wawe, tunganya umutima wawe, gerageza umutima wawe ugenderemo neza. Haleluya. Ndavuga muri ibintu by'agakiza, ndavuga iby'agakiza. Yesu nashimwe.
Yesu nashimwe cyane. Reka tuzamure Imana icyubahiro bakundwa. Mana turagushimiye, Mana tuguhaye icyubahiro, Mana tuzamuye ubwiza bwawe, Mana tuzamuye icyubahiro cyawe, Mana uduhe udushoboze kugira ngo dushobore kurimbisha umutima wacu uko turimbisha umubiri wacu w'inyuma. Mana uduhe no kurimbisha imbere ndani. Mana reka tuharimbishe, dushoboze Uwiteka Imana yacu. Shoboza abantu bari aha ngaha, shoboza abantu bameze amatwi, shoboza abantu bumvise iri jambo, ubahe kwirimbisha, ubahe kwirimbisha kw'imbere, ubahe kumenya kwirimbisha kw'imbere, ubahe kumenya kwirimbisha kw'imbere, kuko hari ubwami bwawe buri, aha ni mu imbaraga zawe ziri, aha ni mu cyubahiro cyawe kiri, aha ni mu gukomera kwawe kuri, aha ni mu bubasha bwawe buri, aha ni mu cyubahiro cyawe Mana kiri, mu izina rya Yesu Kristo. Mana girira neza abantu bari aha ngaha, abantu bateze amatwi ijambo ryawe. Ijambo ryawe ntabwo rigera Imana ricira ubusa. Ijambo ryawe Mwami rirareba, rirarondora, riritegereza. Wabonye yuko Mwami dukwiriye kwirimbisha kwacu imbere, wabonye yuko Mwami twirimbisha inyuma gusa, imbere tukahasiga, tukaba tumeze nk'igituro. Mwami duhe kwirimbisha imbere, duhe kwirimbisha imbere, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana yacu, icyubahiro ni icyawe. Ufashe dukomere Imana,